Fox Alex ni umusore uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abenshi bamubona biragora kuvuga ko ari umuhungu cyangwa umugabo kubera ko guhera ku myambarire, imyitwarire ndetse n'ibindi byose uba wagira ngo ni umugore. Avuga ko yakoresheje iminwa ye kugira ngo imere nk'iy'abakobwa, yongera ikibuno cye ndetse n'amataye, ubu kandi ngo arateganya no kujya kubagisha ijosi rye kugira ngo ribe rito cyane mbese rihinduke nk'iry'abakobwa. Icyakora ngo nubwo hari abamureba bagatekereza ko ari uburyo bwo gushaka kureshya abasore binyuze mu kwihindura nk'abakobwa, avuga ko atari byo kubera ko ngo mu bijyanye n'ubuzima bwe bw'urukundo yikundira abakobwa n'abagore, mbese ngo amarangamutima ye ni nk'ay'abagabo kubera ko yikundira abakobwa gusa. Alex ni umusore w'imyaka 21 y'amavuko. Aba ahitwa Los Angeles muri California, ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko akagira inkomoko muri Panama. Panama nicyo gihugu yavukiyemo, kiri muri Amerika yo hagati, kigaturana n'ibihugu birimo Colombia ndetse n'ibindi. Alex avuga ko isura ye y'uyu munsi ari nk'iy'abakobwa b'Abalatino. Ni ukuvuga abakobwa beza cyane baturuka mu bihugu by'amajyepfo ya Amerika. Mu cyumba cye afite umwanya wahariwe kwisigiraho ibirungo, ameza manini cyane afite indorerwamo n'utubati, aho yicara buri gitondo akisiga ibirungo byose kugira ngo akunde agaragare nk'abagore. Ibirungo yisiga cyangwa ibizwi nka make-up nk'uko bamwe bakunda kubyita mu zindi ndimi, avuga ko atari bimwe bisanzwe cyangwa bimwe bisiga ngo biraringaniye, ahubwo ngo yisiga byose guhera ku mavuta y'uruhu kugera kuri za puderi, ndetse agasiga n'ibitsike akabisiga, hose aba yisize ku buryo ahinduka undi muntu kandi ngo ntashobora gusohoka mu nzu atabifite. Uretse make-up, gasiga n'inzara, byaba ngombwa akaziteraho bitewe n'ibyo aba yifuza, kandi ngo kirazira kuba yagira hajya atateyeho inzara ze. Avuga ko ibyo yambara uyu munsi n'ibindi yikora ari ibyo yatinyaga gukora akiri muri Panama aho akomoka. Yabwiye ikinyamakuru cyitwa True ko impamvu akunda kwambara imyenda y'abagore n'abakobwa ari uko ngo bituma yiyumva akumva neza uwo ari we, ndetse bikamuzamurira icyizere. Ibyo ngo yatangiye kubikora ubwo yari afite imyaka 17 y'amavuko. Icyo gihe nibwo yatangiye kwambara imyenda imwegereye, ubundi akisiga ibirungo mu maso buhoro buhoro. Ngo yaje kubona ko yaba myiza kurushaho abikomeje, abitangira gutyo kugeza n'uyu munsi. Uko yambaraga kenshi by'abagore niko yarushagaho kumva yisanzuye kurusha uko yari ameze mbere acyambara imyenda nk'iy'abagabo. Aganira n'abanyamakuru yavuze uburyo hari igihe ajya aca ku bahungu bakamureba cyane, bamwe bakarabya indimi bibwira ko ari umukobwa, ariko we ngakumva yababwira ko ari umuhungu nkabo. Uyu munsi ngo wamwita umugore, umugabo, ibyo ari byo byose ngo ntacyo bimutwaye mu gihe nta mutima mubi cyangwa agasuzuguro waba ubivuganye. Inshuro nyinshi akunda gusubiramo ko ari umugabo kubera ko hari abatekereza ko imyambarire ye n'uburyo yitwara yaba agamije gukurura abagabo, ariko ngo siko bimeze kubera ko yikundira abagore n'abakobwa, nubwo nawe umurebye uba wagira ngo ni umugore cyangwa umukobwa. Kugira ngo amere gutya ariko siko yavutse, ahubwo yagiye yibagisha kugira ngo ahindure imiterere y'umubiri we. Ibyagoranye cyane rero ngo atazibagirwa ni umunsi wa mbere ubwo yajyaga kwibagisha urutirigongo. Ngo byari ibintu bitoroshye cyane kubera ko yamaze amasaha 11 bari kumubaga, ndetse n'uyu munsi iyo urebye mu mugongo ubona ko hakirimo inkovu. Kumara amasaha 11 bari kumubaga rero ngo nabyo byamutinyuye kujya kubagisha n'ibindi bice by'umubiri we kubera ko yumvaga byoroshye. Akavuga ko kuba yaramaze amasaha 11 bari kumubaga nta bindi byagorana nk'ibyo. Ibindi yakoze rero kugira ngo arusheho kumera gutyo harimo gutereshaho umusatsi ku mutwe, kubaga izuru bakarigabanya rikamera nk'iry'abakobwa, kongera iminwa ndetse n'amabere kugira ngo birusheho kubyimba ndetse bigaragare neza. Ibyo byo ngo yabikoze akigira imyaka 18. Uretse ibyo yanabagishije imbavu ze, zimwe bazikuyemo kugira ngo agire mu nda hato cyane nk'abakobwa. Nubwo yakoze byinshi ariko ntararangiza, ahubwo ngo akurikijeho kubagisha ijosi rye rikaba rito cyane nk'iry'abakobwa. Inshuti, ababyeyi n'abavandimwe be bose bavuga ko bafite impungenge ko ibyo bishobora kutazamugwa neza, kandi nyuma yaho ngo aracyateganya kubaga izindi mbavu bagakuramo 3 cyangwa 4. Aha ariko ngo kubaga imbavu si ukuzikuramo bakazijugunya, ahubwo ni ukuzegeranya zigasiga umwanya kugira ngo mu nda arusheho kuba hato. Yivugira ko ku kwezi akoresha $1 ugenekereje kuyashyira mu manyarwanda uyu munsi ari hagati ya $1 na $1.5 miliyoni ku kwezi mu byo kwita ku byiza bwe, harimo n'ubundi no kubaga bimwe mu bice bimwe na bimwe. Kugeza ubu ngubu rero yose hamwe ayo yibuka amaze gutanga ni ibihumbi $150 by'amadolari y'Amerika amaze gukoresha mu kubaga ibice bimwe by'umubiri we,
ni hafi miliyari 2 uzishyize mu mafaranga y'u Rwanda. Alex avuga ko mu bihe byose yabayeho ubu ari bwo abayeho yishimye kubera ko iyo yirebye mu ndorerwamo yibona nk'umusore mwiza cyane usa nk'uko abyifuza. Avuga ko nta kizamubuza gukomeza gusa neza mu gihe cyose abishaka kandi abishoboye. Nubwo ku mbuga nkoranyambaga batabura kumubwira nabi, amagambo arimo ibitutsi no kumukomeretsa, kuri we ngo yarabimenyereye kubera ko byatangiye agifite imyaka 16. Ubu rero ngo nyuma y'imyaka 6 abikora nta cyamukomeretsa kurushaho, ahubwo ngo ibyo nibimuzamura imbuga nkoranyambaga ze. Avuga ko uko bamutuka bakamugira amagambo mabi, bakanakwirakwiza amashusho ye ngo bituma abamukurikira biyongera, amafaranga akaba menshi ndetse akabona nayo gukoresha ibyo byose harimo kongera ikibuno no kubaga ibice bimwe na bimwe by'umubiri. Ngayo nguko ibura bivugaho iki? Ni amahano cyangwa ni ibisanzwe? Mbere y'uko nsoza reka nkwibutse gukora subscribe niba utarayikora, ukore like ndetse usharinge iyi nkuru. Uduhe igitekerezo cyawe muri comment. Nitwa Denise Mbabazi Mpambara, naho utaha.